Yesu nashimwe, amahoro y'Imana nabane namwe. Ni muri cya kiganiro cyacu buri gitondo hamwe na Yesu. Tunezerewe Imana twese kuba Imana iduhaye umwuka wo guhumeka, kuba uneze amatwi ukaba ushobora kunyumva nuko Imana ikugiriye neza. Imana nishimwe, Data yakoze kubana natwe, yakoze kuturinda. Uyu munsi rero ntatinze nizimba mu magambo, mfite intego cyangwa se Imana yanshyize ku mutima intego y'umunsi ivuga ngo iyo ubyutse mu gitondo Imana ibiriye mu buzima bwawe. Amen. Iyo ubyutse mu gitondo Imana ibiriye mu buzima bwawe. Iyo niyo ntego turi buganireho muri iki gitondo, kandi nizere ko mwabaye amahoro, nizere ko mwaraye neza. Nigeze mbabwira ngo uko byaba bimeze kose ubwo ni bwo Mana bwayo. Hari impamvu nyinshi zituma Imana yemera ko bimera gutyo. Rero uba ukwiriye kubyuka ukayishima, uba ukwiriye kubyuka ukayihereza icyubahiro, uba ukwiriye kubyuka ukayihimbaza, ugafatanya n'ibizima n'abakuru, ugaramya Imana yo mu ijuru. Imana ni nziza, ibirema nziza, bayitegereza bose. Ijambo ryarambwiye ngo abayishakana umwete ntibazayibura. Bene data bavandimwe, muri iki gitondo cyiza ndagira ngo nanjye nguhe iryo tangazo: abashakana Imana umwete ntabwo bazayibura. Ntuzigera ubura Imana wayishakanye umwete, abayishaka ntibayibura. Dawidi niwe yavuze ngo Mana waratubwiye ngo dushake mu maso yawe, none turakwinginze ntuduhishe mu maso hawe. Imana uko uyishaka ni kuyibona. Ubunini bw'Imana muri wowe bungana n'uburyo mubanye, bungana n'ubusabane mugirana. Imana ni nini cyane, ibasha gukora ibirenze ibyo twibwira ndetse n'ibyo dutekereza. Hanyuma rero ikibazo kigora ni uburyo tuyizera. Mu minsi yashize twatinze cyane ku kintu bita ubwoba bw'ubuzima. Ejo nzamera nte, ibintu biteye ubwoba, hanyuma bigatuma utakaza ibyiringiro. Twatinze cyane ko rero Imana tugomba kuyigirira icyizere. Ni provider wacu, niwe soko y'ibintu byose, niwe udufasha mu rugendo, niwe umenya icyo dukeneye mbere y'uko turakivuga. Ijambo ritaraza mu kanwa umuririmbyi niko yaririmbye, Imana iba yamaze kumenya icyo dukeneye. Rero igitondo ukwiriye kubana na Yesu, ukwiriye kugendana nawe, ukwiriye kuvugana nawe buri gitondo. Nk'uko wabyuka ukabwira inshuti yawe ngo waramutse ute, waraye ute, niko ukwiriye kubyuka mu gitondo ukiva mu bitotsi. Imana igutije ibitotsi bisinzira bikanicura. Niko ukwiriye kubyuka mu gitondo ukabwira Imana ngo Mana ndagushimye ko wandinze iri joro, ndagushimye ko wabanye nanjye, ndagushimye ko wamfashije. Hanyuma rero ni nko gusuhuza inshuti yawe. Yesu ni inshuti yacu. Ugeze abwira abigishwa baravuga ngo sinyibita abagaragu muri inshuti zanjye. Rero biragoye kubyuka mu gitondo ukagenda utavuganye n'inshuti yawe. Ntabwo bibaho. Imana ishimwe, ntabwo bibaho mu basanzwe babizi cyangwa abantu mu buryo bwabo bwa buri munsi. Iyo ukundanye n'umuntu uba ukeneye kumenya uko waraye neza, ese amakuru yawe, ijoro ryagenze rite, wasinziriye amahoro. Rero no mu buryo bw'umwuka ukwiriye kumenya neza yuko Yesu ari inshuti yawe kandi ya bugufi. Bibiliya iravuga ngo iratwegereye kuruta uko imyenda yacu itwegereye. Iyo turyamye nijoro, iyo tubyutse mu gitondo, inshuti yacu bituri hafi. Iyo akurinze iri joro, iyo abanye nawe, yarinze. Salomo niwe wanditse muri Zaburi 127 aravuga ngo Uwiteka atari wowe wubatse inzu, abayubaka baba bayubakira ubusa. Atarinze umudugudu, abanenzi babera amaso ubusa. Uko waba waraye wirinze kose wabikorera ubusa Imana itariyo yabikoze. Niyo mpamvu buri gitondo ukwiriye kubyuka ukabwira inshuti yawe, ukibwira ati Yesu ndagushimye ko wabanye nanjye muri ejo, ndagushimye ko wandinze, ndagushimye ibi n'ibi, ndaguhimbarije ibi n'ibi. Hari byinshi bikiriho byatuma uhimbaza Imana. No kubyuka ukumva uri muzima ukwiriye amashimwe. Nayo wabyuka warwaye kandi ukaba ukiri mu isi, ukwiriye gushima Imana. Imana ni ishimwe cyane. Yesu nahabwa icyubahiro. Rero birakwiriye yuko ubyuka ukabwira inshuti yawe, nushaka kuyibaze amakuru yo mu ijuru basi, kugira ngo wumve ko ikwegereye nk'inshuti, kuko mu ijuru ho nahera. Mu ijuru ni Imana yacu iri mu ijuru. Birakwiriye kubyuka ukayiganiriza nk'inshuti yawe. Wenda nari ndengereye mvuga gutyo, ariko ni nako kuri. Byuka uganire n'inshuti yawe. Imana yacu iri mu ijuru kandi ni inshuti yacu cyane. Iradukunda itabitewe nuko twayikunze cyane, ahubwo iradukunda bitewe nuko ni urukundo. Ikozwe mu rukundo, reka tuvuge gutyo. Ubwayo ni urukundo. Urukundo rwayo rudutera kuyikunda, nirwo rutuma rero uryama ukabyuka amahoro. Birakwiriye rero ko buri gitondo ubyuka ukabanza kubwira inshuti yawe, nabyutse inshuti yanjye, naraye neza cyangwa se naraye nabi. Ushize twarimo twiga ngo yikoreze amaganya yawe kuko yita kuri wowe. Naraye nabi cyangwa se byagenze gutya. Urebye nuko byari bimeze, ntihishwa ntiyerekwa. Imana yacu irirebera ibizi rero ibihari.
Rero uyu munsi turatinda ku ijambo rivuga ngo mbese iyo ubyutse mu gitondo Imana iba iri he mu buzima bwawe. Reka dusome ijambo ry'Imana riri Mariko igice ni icya mbere umurongo wa 35 haravuga ngo nuko mu museke arabyuka arasohoka ajya mu butayu asengerayo. Amen. Nuko mu museke arabyuka arasohoka ajya mu butayu asengerayo. Imana ishimwe. Mu museke arabyuka arasohoka. Umuseke ni cyagiye waba utaracya neza, umuseke wenda gutambika cyangwa se utambitse. Yesu arabyuka arasohoka ajya mu butayu asengerayo. Bavandimwe ndagira ngo mbabwire ngo 100% Yesu yari Imana, 100% akaba yambaye umubiri. Nimba kino kintu cyarakozwe n'Imana yambaye ubumana, nubwo yari yambaye umubiri 100%, uratekereza iki? Ahenshi muri Bibiliya bavuga ko yirirwaga yigisha abantu nijoro akarara ku musozi. Yesu nashimwe, akarara ku musozi asenga. Yigeze avuga ngo mugere ikirenge mu cyanjye nk'uko nkigera mu cya Kristo. Umuhanga umwe yigeze avuga ikintu, aravuga ngo nimba ushaka gutema igiti baguhaye amasaha 4, fata amasaha 3 cyazishoka, hanyuma imwe ariyo utemesha igiti. Nimba ukeneye gukora ibintu byinshi ku munsi, nimba ukeneye uburinzi bw'Imana ku munsi, nimba ukeneye gutabarwa n'Imana, nimba ukeneye kubana nayo ku munsi, amasaha 12 uri bumara ugenda simbizi kuko kandi urubuze kuyamara uryamye. Nanone nimba uryama nijoro kuko hari abakora nijoro abandi bagakora ku manywa, ibyo byo ni ibisanzwe ntituri bitindeho. Nimba uryama amasaha ukora amasaha 12 ni urugero. Nimba ushaka kubyara umusaruro, fata igihe cyawe kinini. Abashakashatsi bakoze kuri iyi misengere ya Yesu bavuze yuko nibura yafataga amasaha 4 mu gitondo akabanza gusenga, akabanza kuvugana na Data, akabanza kwegera Imana, akabanza guhamagara Imana, akaganira na Se. Imana ishimwe, ariyo Data wa twese uri mu ijuru. Rero icyo gihe afata asenga, twebwe nk'abantu twari dukwiye kugikuba kenshi, kuko we yari Imana bumana akaba n'umuntu, ariko yambaye ubumana 100%. Yari Imana 100%. Katureke kuvuga ngo yambaye ubumana, yari Imana 100%. Nimba yari Imana 100%, twebwe tukaba turi abantu dufite isura y'Imana ariko turi abantu. Rero dukwiriye gusenga kenshi, Yesu yabyukaga mu gitondo cyangwa se akarara ku musozi asenga. Uri muntu ki wowe udashobora gufata iki gihe? Aravuga ngo mugere ikirenge mu cyanjye nk'uko nanjye nkigera mu cya Kristo, niko Paulo yavuze. Hanyuma Yesu we aravuga ngo nk'uko Data yantumye niko nanjye mbatumye. Barokore bavandimwe bene Data mushobora gukurikira mukantega amatwi, inshuti z'umusaraba, nimba ushaka kuba umuntu extraordinaire, umuntu udasanzwe mu by'ubu buzima no mu by'ubu bugingo, uragomba kwiga gusenga, uragomba kwiga kuganira n'Imana, uragomba kubyukana na Yesu. Ese Imana ibiri hehe mu gitondo iyo byose? Ni ibiki biba byuzuye umutima wawe ukibyuka? Hari ukwambara, nibyo. Hari ukubyuka ugafata icyayi, nibyo. Cyangwa se ikindi kintu kuba kibonye ukajya gutega cyangwa ukinjira mu modoka yawe, kujya kuri telefone ugacatinga. Rimwe na rimwe bamwe bahindura channel bakajya ku yindi, ukava kuri radio imwe ukajya ku yindi. Hanyuma ama message ya WhatsApp, YouTube, Facebook, ukazenguruka social media zose mu gitondo. Abakubwira amakuru mabi, abakubwira amakuru meza, uvuye kuri BBC, ugiye ku Ijwi rya Amerika, ugiye ku y'u Rwanda, urahindaguye mu gitondo ukibyuka. Wamara kubisoza ukavuga ati okay, kashyiremo imyenda kanirukanye, abakubwiye ko wageze ibyago, abakubwiye ko wageze, ukabyuka na stress. Umunsi ukarangira umaze kuzura rwose, ugira ngo wikoreye ibintu byinshi cyane, warangiza ugasubira mu rugo umunsi wawe wawujuje, ubwonko bwawe wabwujuje. Muri make urumva ko Imana mu buzima bwawe ibiri hehe?
wowe wumva ko Imana ibiri hehe? Iyo ubyutse mu gitondo mu buzima bwawe Imana ibiri hehe? Yesu akibyuka mu museke yerekeraga ku musozi agasenga akaganira n'Imana, hanyuma akamanuka agakora umurimo. ngo Simoni yamusanze aramubwira ngo abantu baragukeneye, amenya neza yuko abo bamukeneye atari bagomba kuvugana nabo uwo munsi, aravuga ngo reka tujye mu yindi midugudu kuko nicyo cyanzanye. Afite amakuru y'umunsi, afite impamvu zituma asubiza Simoni gutyo nubwo yari Imana. Wowe nanjye iyo tubyutse mu gitondo tukabyuka utungo tukagenda, Imana ibiriye mu buzima bwacu. Reka mbifurize kugira umunsi mwiza. Mbabwire ngo rero twari ku ijambo rivuga ngo iyo ubyutse mu gitondo Imana ibiriye mu buzima bwawe, kandi birankwiriye nawe biragukwiriye yuko tubyukira muri Kristo Yesu, tuganira na Yesu buri gitondo hamwe na Yesu, tuvugana nawe, tumubwire uko byaraye, tumubwire uko turamutse, tumubwire mapo dufite, tumubwire plani z'umunsi, tumubwire dushyigikire, tumubwire abane natwe, tumubwire. Navuze ngo iyo ushaka gutema igiti amasaha 4 utyaza ishoka amasaha 3. Nimba ushaka gukora ibintu byinshi ku munsi, umutwe wawe uri poze, ibintu byose bigenda neza, byuka usenga. Byukira mu gusenga. Buriya nibature ni ikintu gikomeye cyane. Byukira muri nibature, iga ijambo ry'Imana, umutwe wawe woriyante, ushyire kuri gahunda. Ndabizi ko haba harayemo byinshi, rimwe na rimwe byinjiyemo no mu nzozi, ariko noneho mu gitondo ni igihe cyo gufata umunsi mushya, ni igihe cyo gufata amahirwe. Imana ni ishimwe cyane. Mbifurije guhirwa, mbifurije guhaha, mbifurije kuronka, mbifurije kubana na Yesu muri byose, mbifurije kugendana nawe. Shalom, shalom. Yesu nabaha umugisha.